Nongeye kubasuhuza mbahaye n'ikaze kandi mwebwe mwese mukurikirana Mugene TV, mbifurije igitondo cyiza, mbifurije kugira umunsi mwiza aho muri hose mu mpande zose z'isi. Komera cyane ugubwa neza wowe munyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda, komera cyane ugubwa neza wowe munyarwanda uri mu gihugu cy'u Bugande, nawe kandi wumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uri hose ku mugabane uwo ari wo wose. Nkakubwira ni amahoro y'Imana akomeza abe kuri wowe n'umuryango wawe, ukomeza ugubwe neza. Amazina yanjye rero kuri imbere Ndayishimiye Aristide, nkuko bisanzwe iteka ngira ngo nkushimire kuba warakoze subscribe kuri Mugene TV. Ushobora kuba wasacinga ku YouTube cyangwa se Google ukandika Mugene TV ugashaka channel, wamara kubona Mugene TV ukagenda ugakora subscribe. Reka ngushimire kandi nawe utarakora subscribe nagusabaga ngo genda mu YouTube yawe ushakemo Mugene TV, wandikemo Mugirene mu YouTube search, nurangiza ukore subscribe, nurangiza ukande kukazogera cyangwa se kunzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye ubona amakuru ya buri munsi cyangwa ikibayeho cyose gishyashya kuri chaîne. Uyu munsi wa none rero ngarutse imbere yanyu ngira ngo mbaganirize icyari gihari mu Busuwisi ku mugoroba w'uyu munsi cyangwa se ku mugoroba w'umunsi w'ejo kuwa kabiri, kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi. Mbabwira icyariyo, ntekereza ko bamwe na bamwe mwamaze kubibona kuko ndabizera mucanye ku maso, ariko reka twiganirire nkubwire ngo Perezida Tshisekedi mu ruhame ku mugaragaro yakuriye agahukunyo perezida w'igihugu cy'u Rwanda uyu munsi, current president of Rwanda uhari nka perezida uyu munsi wa none, bamukuriye agahukunyo mu magambo menshi cyane ngiye kubabwira. Icyo nkubwira ni uko utarambirwa, banza ukande like dukomeze tugende, cyangwa se ukore subscribe ubundi dukomeze. Ni ukuvuga ngo muri make uwitwa Kereya Kamanzi ku mugoroba w'uyu munsi yarayakozwe n'isoni. Ndakubwira ngo byari ku mugoroba w'uyu wa kabiri ubwo uwitwa Kereya Kamanzi cyangwa Kerere Kamanzi uhagarariye Perezida Paul Kagame uyu munsi wa none nyine mu nama ihuza abakuru b'ibihugu ngarukamwaka iri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uwitwa Kerere Kamanzi niwe wagiye ahagarariye Perezida Paul Kagame mu nama y'abakuru b'ibihugu iri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu mugore Kamanzi ubusanzwe ni umukuru ni minisitiri, niba ari minisitiri simbizi, ariko nzi ko ari minisitiri wa minisiteri niba babyita itsura amajyambere bino bya RDB, Rwanda Development Board, ni y'amajyambere ibamo na za ntuza biriya by'ingagi ibintu nk'ibyo nyine bijyanye n'amajyambere. Ni minisitiri wayo ni uyihagarariye. Wowe mu mutima wawe ushobora kwibaza uti se ni iki gituma ari ujyayo mu bantu bose bari mu Rwanda? Hari ba vice president, hari ba prime minister, hari abavugizi, hari aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, ibintu nk'ibyo ngibyo nawe wakwibaza ibintu byinshi. Muri make nshimire na Gisovu Kibuye warayavuze Jacques atubwira ati nta uhari, David yarirukanse yarahunze, kandi koko nyine binaba ari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Uyu mugore kuba yagiyeyo n'abantu bose bahari ni ikimenyetso, rero ibyo ngibyo ntago ari byo nshaka kubabwira. Byo ndaza kubabwira ku mugoroba nyine impamvu yabyo nkuru n'ikimenyetso n'ibiki byose ndayibaha. Mwe mugume kuri Mugene TV ndaza kubabwira, ahubwo twikomereze ku kuntu byaje kugenda. Noneho nkuko mubizi mu nama nyine habaho umwanya w'ibibazo, ubwo bageze igihe batanga akanya kugira ngo buri wese abaze. Nuko rero uyu mugore Kerere icyo yahise akora, yahise afata umwanya arabaza ati ngewe ikibazo cyanjye ndakibaza nyakubahwa Tshisekedi.
tudakibaza Tshisekedi mu bibazo yamubajije ati nyakubahwa Tshisekedi, ni impamvu cy'igihugu cyawe kitubahiriza amasezerano ya Rwanda agamije gushyira iherezo ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Afurika. Gahunda ya masezerano wakwibaza ngo yari masezerano ki? Aya yari amasezerano yarimo no kuba M23 igomba kuva muri Kongo igasubira iyo yavuye nyine igacikayo burundu. Yari amwe mu masezerano bagiranye, muribuka bari bayakoreye muri Angola, umujyi mukuru. Muribuka ubwo nyine bavuga ngo perezida yagiye guhura na Tshisekedi muri Angola, bagiye kugira ibyo baganiraho. Nibyo bari bagamije, bagombaga kugira ngo bashakire umuti ikibazo cya ntuza cya M23 ikive muri Kongo burundu. Noneho rero arangije aramubwira ati M23 ko ari byo twasezeranye yagombaga kuva muri Kongo rwose, yamara kuva muri Kongo none ikaba yarakajije umurego, abantu yirirwa yica buri munsi, ibintu yirirwa yishimuta. Ukurumva se bizoroha kuba amasezerano yakurikizwa? Noneho rero Tshisekedi yahise amubwiza ukuri, ahambwa ati ni ukuri wa mugore we, ikibazo waje ntiwakakimbajije nawe uzi umuti wacyo. Urabizi neza ko kuba ikibazo cy'umutekano muke mu Western Africa kiva iwanyu, nimwe inkomoko yacyo, muradushakaho iki mwaturetse? Hanje aramubwira ati ikibazo kugira gikemuke ni uko mwe muvana ingabo zanyu mu gihugu cyanjye. Urumva, bitabaye ibyo nziyiranje nshaka ukuntu nzana plan B, nzana umugambi wa kabiri. Ubwo muri make nkawe nk'umuntu wakwibaza Tshisekedi kare direct yamaze kubatamaza, kuko bari mwiriya nama itagaragayemo umukuru w'igihugu, hakagenda nyine umuhagarariye. Nkibaza ubundi ari mu bintu bifite umumaro ngani, bifite akamaro ki? Mumbwira niba ko kahuze baraza kutubwira ngo ari mu bindi. Nihe nama arimo muri iyi minsi? Niba hari nihe nama arimo, tuvuge ngo yari mu nama mu Rwanda da. Ubwo sahuze bingana iki mwoka byara? Ahuze bingana iki bituma atajya mu nama nk'iyi ngiyi? Mumbwiza ukuri, ijyamo abakuru b'ibihugu bose. Ngaho mumbwire niba hari. Gisovu ukomera cyane, uri umugabo ndakwemera, uri umugabo rwose, kandi n'abandi mwese muri abagabo. Nathan mbibwirire nuza yahise amubwiza n'ukuri mu bantu bose bakomana amashyara, bamubwira ati rero wa mugore we, nusubira i Kigali ubabwire ko ngiye gutegura ubundi buryo vuba ahangaha bugomba kwishakira umutekano. Wakwibaza ngo nubuhe buryo? Ngaho ugira amahoro rero, ntuvane urushinge kuri Mugene TV. Ndaje mbabwire n'ibindi byose tubive muzingo. Imana y'amahoro ibane namwe. Ushaka gutanga igitekerezo narabikubwiye, hari ubwo ntazongera gusubiramo nimero zanjye kubera ko hari igihe mba mbabangamira. Ni uguteranya 256 7 7 330 9 musigare mwibaza ikibazo, niba koko uwo mugabo ahari ahugiye he? Nta nama tuzi yagiyemo muri Amerika, nta nama tuzi yagiyemo South Africa, nta nama iri kubera mu Rwanda ihuza abakomeye kurutaba. Nyamara igitangaje uwitwa Prime Minister cyangwa Minisitiri w'Intebe yagiye mu birwa kwitemberera, yagiye ku mazi, ku Gisenyi ku mazi. Sigara kuri Mugene TV, ndabakunda, turagaruka mu kanya nagahoraho.